buriya n'urupfu rw'umuntu rujye rukubera isomo ushobora gutekereza ese uyu muntu hari abantu bagenda bakava ku isi ukabona ko nyine bagiye nabi kubera ibikorwa basize imusozi, ariko hari n'abandi bagenda akitaba Imana ariko wareba ibikorwa asize imusozi ugasiga uvuga ati uyu muntu yagize neza. Atari ukuvuga ngo yahaye abantu amafaranga, atari ukuvuga ngo nari ntunze amafaranga menshi narakoze ndihiringa. Hari abantu benshi bagiye bagakora bikanga, biranga ibintu urakora bikanga, ugakora amafaranga ugakora ugacuruza bikanga, ukagira ute bikanga, buri kimwe cyose ukagikora kikanga. Ndabwiye ngo buri Imana itavuze ngo reka nguhe cyangwa se ncuruze nguhe umugisha ucuruze bikunde, utazagira ngo wewe wacuruje bigakunda, we wagiye ugashinga amangazini, we wagiye ugahera ku hari abantu benshi njya numva bavuga ngo barihirinze ngo bahereye ku bunyobwa, ku makarito y'ubunyobwa, ngo ku bunyobwa ngo arazamuka agera ku rwego rwo kubaka etage, agera ku rwego rwo kuba umu businessman, agera ku rwego rwo kuba umu business ukomeye mu gihugu. Hari abandi benshi icyo gihe nugitekereza ujye umenya ko harimo umugisha w'Imana, kubera ko hari abandi bantu bagerageje nk'ibyo wakoze, bacuruje ubunyobwa bahera mu gihe wahereyemo, ndetse ntibagira uruhare rwo kwaya, ntibakwaya mu mafaranga yabo, ntibakwaya mu buzima bwabo, ariko biranga, barakora biranga. Ndabwiye ngo ushobora kuza hano ugakorana n'umuntu mugacuruzanya, mugahera ku gishoro kimwe, mukihiringa kimwe, ariko kubera ko mutanganya umugisha cyangwa se Imana itavuze ngo impano yawe igomba kuba iri hano, bikanga. Kandi wa wundi agacuruza bigakunda, akabona abakiriya, ukabona umukiriya ari kuza ufite ibicuruzwa byiza biruta ibye, akakunyura akajya guhahira wa wundi kubera ko akurusha umugisha. Ababwira ngo umugisha buriya umugisha ni ikintu, umugisha ukugendaho ntuwugendaho. Ushobora kuba ufite amangazini ya danje nta kintu na kimwe uburamo, ari nini iridepye nta kintu na kimwe kiburamo, undi akaba acuruza iruhande rwawe nta bintu afitemo, ariko bigasaba ko kubera ko afite umugisha agacuruza bigakunda, akagenda bakagira clientele, akaza akakudeplasa, akazamuka ku rwego we noneho handi yarari, we byo bikajya bigenda bishonga ubireba. Atavuga ngo nuko ngo ngiye ngo nuko nabikoresheje nabi, nuko ntacuruza, nuko ntagira nte. Utazagira ngo kubera ko ufite ubuzima bwiza, hari abandi bafite ubuzima bubi, nurangiza kwiyemera ngo ngiye ngo ubuzima bwanjye narabukoreye. Warakoze, yes turabyemera, barababwira ngo umuntu muzima nukora, ariko barababwira ngo hatarimo umugisha ibyo wakora byose ntago byakunda. Hatarimo umugisha ngo wumve ngo Imana yashyize ukuboko mu byawe, urakora ndetse ibyo bikaza n'iminyatsi bikajya bigenda ubireba. Niyo mpamvu babwira ngo gira neza wigendere, nubona umuntu yandagaye hariya ku muhanda ameze nawe ubuzima butagenda, genda umufashe, kubera ko aho ngaho ni impuhwe z'Imana zatumye uhagera. Hari umunsi umwe ushobora kuba utahari, hakaba hari undi kandi noneho ukajya inyuma yaho yarari. Niyo mpamvu babwira ngo gira neza wigendere. Tugira akantu ko gusenyera no kudashyigikirana, ariko nyamara uramutse wizeye umuvandimwe wawe wo muvukana cyangwa se wo mufitanye isano, ibintu bigenda neza kurushaho. Numva icyo kintu twakigira. MPO TV. Ibihe byiza kuri wowe ukunda ndetse ugakurikira ibiganiro byacu kuri MPO TV, by'umwihariko aho waba uherereye hose, waba uri mu Rwanda cyangwa se uri hanze y'u Rwanda, tuguhaye ikaze muri iki kiganiro. Uyu munsi yo ndagira ngo twongere tuganire. Mu by'ukuri hari abantu benshi bagenda bakugirira neza mu buzima busanzwe, mu by'ukuri ukabura icyo bitura, ukabura ikintu na kimwe ushobora kuba wabagirira, ubagere mu gatebo nk'ako bakugereyemo. Ariko mu by'ukuri icyo ngira ngo tuze kuganiraho, tuze kwicaho cyane, ni uburyo harimo abantu bitwaza uburyo ashobora kuvuga ngo yakugiriye neza, uburyo ashobora kuvuga ngo yagukoreye, uburyo ashobora kumva ko uramutse utariho cyangwa se we atariho udashobora kubaho. Mu by'ukuri hari uburyo umuntu yaje ku isi, hari uburyo twavutse, hari uburyo twaremwemo, hari n'uburyo ndetse duteganya cyangwa se buteganywa ko tuzava kuri iyi si, nta muntu n'umwe ubigizemo uruhare, kubera ko babwira ko ngo Imana niyo ibigiramo uruhare. Ariko mu by'ukuri ukaza kubona hari abantu bamwe bashobora kuza akaza yitwaje ko ari udahari, cyangwa se we adahari, cyangwa se ubuzima ubayemo ari we muntu wabugizeho fondasiyo, ari we muntu wumva ko nyine ari big,
afite imbaraga nyinshi zirenze mu buzima bwawe, kandi ko umunsi azaba adahari cyangwa se umunsi azumva ko yakupye inkunga ye uzashobora kuba wagira ute wakwitaba Imana. Ndagira ngo twiganirire. Icyo nsaba rero wowe iki kiganiro kigiye kugeraho kigezeho bwa mbere, wowe utari wakanda subscribe, wowe utari ubonye inkuru zacu zikugezeho bwa mbere, icyo usabwa no gukanda subscribe, kubera ko nabyo biradufasha, hari icyo bitwongerera, hari inkunga ubu duteye mu buryo utazi, ndetse kandi inkunga ikomeye cyane. Icyo gihe rero uwo muntu yaje mu buzima bwawe akaza kubwira ko agufasha, akaza kubwira ko ugomba kubaho ari uko ahari, ndetse ko ahagaritse inkunga yawe, inkunga kugenera, ushobora kwitaba Imana cyangwa se ukavaho cyangwa se ukabaho nabi. Ndagira ngo mbabwire ko abo bantu akenshi uzarebe baba bishuka, ndetse buriya ngo kubaho kwawe, uko uzabaho, uko wavutse, uko waremwe, izo process zose kugira ngo urusoro rujye mu nda ya mama wawe, cyangwa se Imana ishyira urusoro mu nda ya mama wawe, yari yarateganyije uko ugomba kubaho, iteganya ndetse nuko iteganya uburyo ugomba kuvukamo, iteganya uburyo ugomba gukuramo, iteganya uburyo ushobora kuzasaza ushaje ukazana imvi zikarinda ziburuyenzi, cyangwa se bikaba ngombwa ko witaba Imana. Igihe bamwe njya numva bavuga ngo hari igihe igihe kitageze ngo upfuye nabi, ariko ndagira ngo mbabwire ngo buriya Imana nigena byose, nigomba kugena uko ugomba kuremwa, nigomba ikikurema, mbega muri makeya igena uburyo ugomba kubaho, ikagena uburyo ugomba gukura. Ndetse n'abandi tujya tubona basanzwe bagenda gakora impanuka ku muhanda, ngiye mbibona nkaho nyine Imana mu buryo uzabaho ibyo bintu iba yaramaze kubipanga, ikavuga ngo isaha iyi n'iyi, uyu munsi uyu n'uyu, ku myaka iyi n'iyi ugomba kuzakora impanuka ugacika ukuguru, ukagomba kuba ugapfa, cyangwa se ukabaho uri ikirema. Ariko buri uzarebe kuki tubona abantu bacitse amaguru, kuki tubona abantu batareba ariko bakabaho. Wibaza uburyo babaho, wibaza uburyo babona ubuzima bwa buri munsi, uburyo abona imyenda. Ndakubwiye ngo mu buryo Imana yaremye uburyo umuntu agomba kubaho, wabyemera utabyemera, irema uburyo ugomba kuzava ku isi, wabyemera utabyemera, ndetse irema n'uburyo ugomba kujya ubona ubuzima, ibiryo bya buri munsi, ukabona isabune ugomba gufurisha, nyamara mu buryo busa nkaho ari igitangaza. Babandi bashobora akibaza ngo uyu muntu njye mbaye nk'uriya muntu nabaho nte? Ndabwira ntago wakwegera upfa, kuko buriya Imana ikikurema, ikikuzamurika gutereka mu nda ya mama wawe, yahise ishyiraho n'uburyo ugomba kubaho. Rero wikwita kuri ba bantu baza bagutega iminsi, akaza kubwira ngo ugomba ngo gukora ibi ngibi, ngo nutabikora ngo nzahagarika inkunga yanjye nkugenera, ngo nutabikora ngo ugomba kuzapfa. Abo ngabo batera umugongo, babwire ngo muribeshya cyane, kubera ko iyakaremye n'ikamena nta muntu n'umwe ufite uruhare mu buzima bwawe, nta n'umuntu n'umwe ugomba guhagarika inkunga ngo akugenera ngo nurangize kwitaba Imana. Uwo ngo arakubeshya. Ndetse bamwe mu abo ngabo benshi ugenda ubabona akagukangisha akazi, akagukangisha ibyo agomba kuguhagarikira, akagukangisha uburyo agomba kukwima imibereho, cyane ko wenda bari nawe ugomba kuba ushingiyeho kumva ko nawe ugomba kubaho kubera ko ariho, ndetse ukumva ko uramutse umubuze wagenda. Ndagira ngo nubitekerezaho kukanika kugeraho, ubanze utekereze bari abantu tubona batagira amaboko n'amaguru, bari abantu tubona atareba, atumva, ugasanga ntiyumva ntanabona, babayeho nabi. Harimo ababayeho neza, harimo n'ababayeho nabi, ariko niyo mipango y'Imana, kandi nibwo buryo Imana yagennye bagomba kubaho. Niyo mpamvu yaremye umukire, ikarema n'umukene, ikarema umuntu utagira amaboko, ikarema ufite amaboko, ikarema umukene, ikarema n'umutindi nyakujya. Bose baremwe n'Imana, kandi bose ntagiye umuntu uzaza kukwitereka imbere bakubwire ngo ngende umukire. Icyo ngicyo ntakikubwira, wowe uzajye wicecekera muri makeya, umubwire ijambo rimwe, umubwire ngo iyaguhaye niyo yanyimye, kandi ishobora no kukwambura ikampa. Icyo kintu abantu ntibajya bagitekereza, abantu benshi ntibajya babyumva. Abantu benshi aragenda akirata iby'Imana yamuremeye, akirata ko agenda mu mamodoka meza, akirata ko abana be biga ahantu heza, akirata ko
afite amabotike meza akirata ko yirirwa azenguruka za Burayi nta kibazo na kimwe cy'ubuzima afite cyangwa se bw'imibereho, akibagirwa ko buriya Imana iba yamuhaye hari undi muntu iba yimye, kandi akibagirwa ko ya Mana yamuhaye ishobora kumwambura igaha wa wundi utagize icyo afite. Ikindi kandi ishobora no kubiguha gutyo byose, ariko kubera ko utabikoresha neza Imana ikakwima amahoro. Nta bantu tuzi se batunze ibya mirenge babuze amahoro kubera utamenya ikintu cyababujije amahoro, babuze uburyo akabaho gutya ariko nta mahoro afite. Nta bantu tuzi bajya kwiyahura kwimanika mu migozi bafite amafaranga nta kintu na kimwe babuze. Icyo ngicyo ni cyagiye baba bageze ku rwego rwo kubura amahoro, cyagiye baba bageze ku rwego rwo kumva ko nta kintu icyo babuze cyangwa badagikeneye kubaho. Icyo kintu nacyo ujye ugitekereza cyane. Kandi ntukajye ukangwa n'umuntu uzaza akakwinjira mu buzima akumva ko kubaho kwawe bigomba kuba biri mu biganza bye. Nakubwira gutyo ujye umubwira ngo Imana irahari kandi Imana igomba kugira icyo ikora mu buzima bwanjye. Niyo mpamvu buriya dutegetswe kujya tugenda tugira neza. Iyo tuganira hano imbere ya MPO abenshi harimo abantu bashaka ko dutwara ibiganiro byacu tukabitwara mu buryo nk'ubw'abandi, kandi buriya MPO yaje hano kugira ngo ijye iganiriza abantu. Ntabwo yaje hano kugira ngo ijye kurema inzangano mu bantu, ntabwo yaje hano kugira ngo tujye kuzana ubuzima bw'umuntu tuze kubutereke ku mihanda, ahubwo twageze hano kugira ngo tujye tuza tuganire, turebe ku bintu byubaka, turebe ku bintu bishobora kugira abantu akamaro. Cyane ko buriya nureba izindi social media n'abandi ba social media influencer abenshi baza bibanda mu bintu by'amatiku, baza bibanda kwataka abantu. Ntago hano kuri MPO TV tuzegera twicaza umuntu hano ngo aze gutukana cyangwa se aze kwangiza izina ry'undi cyangwa se aze kuvuga nabi undi muntu. Twebwe twaje hano dufite umurongo tugomba gukoreramo, dufite nuko tugomba kubaka iyi MPO TV, dufite na audience tugomba kuzagira, kubera ko twebwe ntago dukeneye kugira ngo tuzabone babandi baza kudukunda, babandi bumva ko tuzabana mu gihe twumva twataka undi muntu, twataka umuntu ukomeye, twakuvuga ngo izina rikomeye kugira ngo tuzamuke. Hoya, hano kuri MPO tuzajya tuza tuganire ibintu byubaka, ndetse nimunabona twazanyemo n'abandi bantu baza kwica hano kugira ngo baganire, muzamenye ko abantu n'abari abanyamahoro bagomba kuza bakavuga ibintu byiza. Ndetse n'isi n'igitangaza ko ashobora kuzaza yaravugaga ibintu bibi ariko akaza kuza yagize ate, yamaze guhindura umujyo twaragamo cyangwa se yamaze kumva ko nta kintu na kimwe bimaze. Nagiye kure rero y'ikiganiro cyacu twabateguriye uburyo nshaka ko tuganiramo. Mu by'ukuri ngewe nagiye mbona abantu benshi bagiye bangirira neza, ngenda mbona abantu benshi bashyizeho ibuye ku buzima bwanjye, ngenda mbona abantu benshi bagiye bifuza ko nyine watera imbere waba big, mu by'ukuri babiri ku mutima, bifite ku mutima, mu by'ukuri bumva ko nyine bashaka ko waba undi muntu wundi wava ku rwego rumwe ukagera ku rundi. Ariko mu buzima babubwira ngo nta ugiye mu buzima bukagenda neza 100%, buriya ntago biba ari sawa, ntago uzegera uburamo imitego. Twahura n'izindi mpande zigenda zikugirira nabi, zikagenda ifuza kutabaho, bakagenda bakumva ko nyine ushobora uramutse uteye imbere, uramutse ubaye umuntu muzima, ukaba umuntu utari ku muhanda uri gusabiriza, nyine nabo bakumva babaye tudeje. Abo bantu babaho cyane. Buriya nubona rero wageze mu urwo rwego, uzumve ko nyine nta byacitse, uzumve ko nyine ari imigambi y'Imana, Imana iri gutegura kugira ngo ukomere. Buriya nta muntu ukomera atakomeretse, nta muntu n'umwe ubaho neza atabayeho nabi. Icyangombwa wose aba ni ukwizera ndetse ugakora cyane. Kubera ko ngewe nagiye mbona mfite urugendo navuga rw'ubuzima bwanjye, uburyo ubuzima bwanjye bwabayeho, uburyo ubuzima bwanjye bwazamutse, uburyo nyine nabayeho kuva nkiri umwana kugeza ngeze aha ngaha. Hari benshi nyine nshobora kwicara hano nkashimira, ndetse na n'ubu ngubu nkishimira, bakibasha kuba bagufasha mu buzima bwa buri munsi. Ariko hari na babandi bagiye nyine bansikamiza, nyine bakumva ko nyine utagomba kubaho nyine udasabiriza, cyangwa utagomba kubaho uri umuntu w'umugabo. Ahubwo abo ngabo nabo ntago ngiye kure ngo mbatera amabuye, ntago njya kure ngo mbifurize ibyo bankoreye ko byababaho. Kandi iyo ugiye kumva
nshobora kukubwira ukumva ubuzima bwanjye burashaririye cyane, ariko hari undi muntu nawe uza imbere yakubwira ibye ukavuga ati ibyanjye ntago bikomeye, ibyanjye ntago bikomeye, ibyanjye biroroshye cyane. Kuko harimo abantu bagiye bababara, harimo abantu bagiye bahura n'ubuzima bubi, harimo abantu bagiye batakwa n'abandi, harimo umuntu wagiriwe nabi n'umuntu yagaburiwe. Ibyo bintu murabizi ko bishobora kubaho. Harimo umuntu ushobora kugirirwa nabi n'umuvandimwe we bavukana mu nda ya nyina, bavukana neza, umwe akaba barasangiye ibere rimwe, barisangiye ku mbeho imwe, bararyamye mu buriri bumwe, ariko akaza kuguhemukira ku rwego ushobora kumva ko wakwiyambura ubuzima, ku rwego ushobora kumva ko abantu bose ukabatakariza icyizere, ukavuga ngo niba mpemukiwe n'umuntu tuvukana, niba mpemukiwe n'umuntu wagombye kuba ngirira neza, niba mpemukiwe n'umuntu twareranywe, niba mpemukiwe n'umuntu twabyawe mu nda imwe na mama tukonka ibere rimwe, kuki nakwizera abantu? Abantu bose si bamwe. Buriya uko tugenda ku isi tugenda duhura n'imitego myinshi, tugenda duhura n'ubuzima bushaririye, tugenda duhura n'ubuzima bwa danje burenze ku rwego utatekereza, wakumva ko nyine ari ibintu birenze. Harimo umuntu mu minsi ishize yaraje aranganiriza, duhuye, yari umushuti wanjye usanzwe, araza turicara turaganira, amasitori ye y'ubuzima. Nari muzi nyine bisanzwe, ariko ntazi ngo ubuzima bwe n'ubu, ntazi ngo yavukiye ahangaha, ntazi ngo ameze ate, ntazi ngo, ariko tuba inshuti. Ushobora kuba inshuti n'umuntu mutaziranye, mutavuka mu karere kamwe, nta hantu na hamwe, kubera ko nyine situation mugezemo cyangwa se aho muhuriye mu kazi bikaza kurangira mubaye inshuti, bikagera kuri rwa rwego ashobora kuza akakuramburira ubuzima bwe. Yandamburiye ubuzima bwe, ambwira uburyo ki yahemukiwe n'ababyeyi be, ambwira uburyo ki yahemukiwe n'umubyeyi umwe mubyara, ndetse wakumva ibyo akubwira agaturika akarira kubera akababaro afite, ndetse ngo yabyibutse ababara. Rero yambwiye gutyo, njye mpita numva ko nyine mpita mukansera, nkamubwira ngo ihangane, ubuzima na nyuma y'ubuzima hari ubundi, kandi kuba warababaye igihe ni iki, ngo nawe bya byishimo utegeze ubona, cyangwa se bya byishimo wabujijwe n'ababyeyi bawe, bya byishimo wabujijwe n'inshuti zawe, wowe utangira ubyiremere, wiremere icyizere, ndetse wiremeremo n'abantu n'inshuti zawe. Bakubwira ngo inshuti uyikura ku nzira, kandi buriya ngo inshuti yawe ya nyayo iba ishobora kuba yakurutira umuvandimwe, ndetse ishobora no kukuberaho umubyeyi wawe atakubereye, ishobora kugukorera ikintu ku buryo wibaza ngo abantu ni uko bateye, se kuki ntahuye n'aba bantu mbere? Rero nugera mu buzima, nicyo kintu ngira ngo tuze kutuvugeho. Nugera mu buzima, hari benshi bashobora kwinjira mu buzima bwawe bakaza bakabubangamira, hari benshi bashobora kuza bakakwataka ku rwego uzagera ku rwego ukumva ko umwanzuro wa nyuma wafata ari uwo kwiyahura. Hari benshi biyahura, twagiye tubabona, hari benshi bagiye bumva ko bakwiyambura ubuzima bakaza kurokoka, ariko hari na benshi bagiye batwiyemeraho, akakwiyemera akakubwira ko ubuzima nyine abayemo ari ubuzima bwiza, akakubwira ko, akakwita ikintu nyine cya kindi, akakwambura agaciro, akakwambura ubumuntu, akakwambura buri kimwe cyose ufite, ndetse akakugera ku rwego agukorera ku buryo wakumva ko nyine ari we utegerejeho amaronko, ndetse utamufite utabaho. Ndagira ngo mbabwire ngo bantu mwebwe mukurikire mu POTV, bantu mukunda kubana natwe umunsi ku munsi, babandi mwumva ko nyine mwahuye n'ibikomere mu buzima, ndagira ngo mbabwire ngo ntihakagire ikintu kibakomeretsa, kuko buriya mu nzira tugomba guhuramo n'amahwa, tugomba guhuramo n'imisumari, tugomba guhuramo n'ibintu bigomba kutwicira ubuzima, ndetse tugomba guhuramo n'ibintu bishobora kukwambura ubuzima igihe ukiriho, igihe ugihumeka. Ariko buriya ngo umwanzuro wa nyuma uba ugomba gufatwa n'iyakuremye, niyo nyine ifite uburenganzira ku buzima bwawe. Wa muntu uzaza akaguhohotera, ujye umwibutsa ko ariho kubera iki? Kubera Imana, nawe adafite uburenganzira mu buzima bwe. Barababwira ngo ugomba kubaka ubuzima, ugomba kubaho neza, ugomba kubana neza n'abantu, ariko buri ikintu cya mbere ugomba kuzirikana ni Imana, kuko byose ni ibigena, niyo yakuzanye ku isi, ibyo utunze ni Imana yakugiriye impuhwe irabiguha. Umenye ko hari
abandi bantu Imana itahaye kandi yagombye kuba yarahaye, kandi udatekereza ko kuba yaraguhaye ukagira ibya mirenge, kuba yaguhaye ukagira ubuzima bwiza, ndetse n'abana bawe bakaba biga ahantu heza, ndetse ukaburya bitakugoye. Wibuke ko hari abandi bantu barya bibagoye, kandi wibuke ko hari abandi bantu Imana yagombye kuba yarahaye ntibahe ikaguha, kandi wibuke ko ishobora kuza bya bindi yaguhaye ikabikwambura ikabiha abandi, ugasigara nawe uri hahandi handi wa wundi wowe wasetse, wa wundi wishe nabi, wa wundi wagiriye nabi, akaba usigaye uri gusaba iki? Uri gusaba imibero cyangwa se ubuzima bwawe ari we bushingiyeho. Ikintu nagira ngo twiyigireho rero ni uko twige muri iki kiganiro, burababwira ngo buri munsi uko bwije uko bukeye, bababwira ngo umuhanga ntago ajya yifuza ko umunsi we warangira atize, atagize isomo rishyashya agomba kunguka mu buzima bwe, kubera ko bababwira ngo iminsi buriya iminsi igomba kukwigisha, ndetse ushobora kuba utarize amashuri ariya twiga asanzwe, ariko buriya ngo isi ikaza kukwigisha, ndetse ukaza no kuminuza ku buryo nta kintu gisigara ubutazi, cyangwa se ku buryo nta kintu gisigara uvuga ngo ngiye kujya kwiga. Kuko isi turimo ni ishuri, ubuzima, urugendo turimo rw'ubuzima mu gihe tugihumeka umwuka w'abazima ni ishuri, ndetse no kubaho kugeza dupfuye nabwo ni ishuri. Hari abantu benshi bakurwa mu mubiri bakitaba Imana, harimo abapfa. Buriya ukuntu njye nyoberwa gutandukanya ngo urupfu no kwitaba Imana, njye iyo hari umuntu wabinsobanuriye numva nyine bishobora kuba bifite ikindi gisobanuro cyangwa se uburyo bitandukanye, ariko barakubwira ngo uko wabifata kose, barakubwira ngo buriya n'urupfu rw'umuntu rujye rukubera isomo, ushobora gutekereza ese uyu muntu, hari abantu bagenda bakava ku isi ukabona ko nyine bagiye nabi kubera ibikorwa basize imusozi, ariko hari n'abandi bagenda akitaba Imana, ariko wareba ibikorwa asize imusozi ugasiga uvuga ati uyu muntu yagize neza. Atari ukuvuga ngo yahaye abantu amafaranga, atari ukuvuga ngo nari ntunze amafaranga menshi narakoze ndihiringa. Hari abantu benshi bagiye bagakora biranga ibintu urakora bikanga, ugakora amafaranga, ugakora ugacuruza bikanga, ukagira ute bikanga, buri kimwe cyose ukagikora kikanga. Ndababwiye ngo buri Imana itavuze ngo reka nguhe cyangwa se ncuruze nguhe umugisha ucuruze bikunde, utazagira ngo wewe wacuruje bigakunda, we wagiye ugashinga amangazini, we wagiye ugahera ku hari abantu benshi njya numva bavuga ngo barihirinze, ngo bahereye ku bunyobwa, ku makarito y'ubunyobwa, ngo ku bunyobwa ngo arazamuka agera ku rwego rwo kubaka etaje, agera ku rwego rwo kuba umubusinessman, agera ku rwego rwo kuba umubusiness ukomeye mu gihugu. Hari abandi benshi, icyo gihe nugitekereza ujye umenya ko harimo umugisha w'Imana, kubera ko hari abandi bantu bagerageje nk'ibyo wakoze, bacuruje ubunyobwa bahera mu gihe wahereyemo, ndetse ntibagira uruhare rwo kwaya, ntibakwaya mu mafaranga yabo, ntibakwaya mu buzima bwabo, ariko biranga, barakora biranga. Ndababwiye ngo ushobora kuza hano ugakorana n'umuntu, mugacuruzanya, mugahera ku gishoro kimwe, mukihiringa kimwe, ariko kubera ko mutanganya umugisha, cyangwa se Imana itavuze ngo impano yawe igomba kuba iri hano, bikanga, kandi wa wundi agacuruza bigakunda, akabona abakiriya, ukabona umukiriya ari kuza ufite ibicuruzwa byiza biruta ibye, akakunyura akajya guhahira wa wundi kubera ko akurusha umugisha. Babwira ngo umugisha buriya, umugisha ni ikintu, umugisha ukugendaho ntuwugendaho. Ushobora kuba ufite amangazini ya danje nta kintu na kimwe uburamo, ari nini iridepye nta kintu na kimwe kiburamo, undi akaba acuruza iruhande rwawe nta bintu afitemo, ariko bigasaba ko kubera ko afite umugisha agacuruza bigakunda, akagenda bakagira clientele, akaza akakudeplasa, akazamuka ku rwego we noneho handi yarari, we byo bikajya bigenda bishonga ubireba. Atavuga ngo nuko ngo ngiye ngo nuko nabikoresheje nabi, nuko ntacuruza, nuko ntagira nte. Utazagira ngo kubera ko ufite ubuzima bwiza, hari abandi bafite ubuzima bubi, nurangiza uzi kwiyemera ngo ngiye ngo ubuzima bwanjye narabukoreye. Warakoze, yes, turabyemera. Barababwira ngo umuntu muzima nukora, ariko barababwira ngo hatarimo umugisha ibyo wakora byose ntago byakunda. Hatarimo umugisha ngo wumve ngo Imana yashyize ukuboko mu byawe, urakora ndetse ibyo bikaza n'iminyatsi bikajya bigenda ubireba. Niyo mpamvu babwira ngo gira neza wigendere, nubona umuntu yandagaye hariya ku muhanda ameze nawe ubuzima butagenda, genda umufashe, kubera ko aho ngaho uri ni impuhwe z'Imana zatumye uhagera. Hari umunsi umwe ushobora kuba utahari, hakaba hari undi kandi noneho ukajya inyuma yaho yarari. Niyo mpamvu babwira ngo gira neza wigendere.
hari byinshi tugenda tubona ku mbuga nkoranyambaga, hari benshi tugenda tubona batubera icyitegererezo, hari benshi tugenda tubona mu buzima batugiriye icyizere. Hari umuntu mukubitana akakugirira icyizere nta hantu muziranye, akakubakira ubuzima nta hantu muziranye, ariko burya ntuzagire ngo ni impuhwe wowe ugize cyangwa se nuko ari umuntu mwiza. Hari ukuntu nyine aba ari mwiza nyine Imana ikamukoresha, ariko ababwira ngo umunsi wawe uba wageze kandi nta kiburusha undi muntu utagira umugisha nk'uwo, ngo nurangize kuvuga ngo ngewe nagirize umugisha ngo nagize Imana ngo nitwara neza, ngo ngirirwa icyizere, ngo uriya mukire ngo aranyizera, ngo ampa amafaranga, ngo ndacuruza, ngo nkaya ngenda nizigama, ngo ngera ku rwego nseze akazi namukoreraga njya kwishingira business. Izo mpuhwe ni impuhwe z'Imana wagize. Hari abandi bantu bameze nkawe bakoreye abandi bantu kandi bakurusha n'umutima, ariko ibyo bitabayeho. Ahubwo bababwira ngo inzira yawe y'ubuzima bwawe naho ngaho ibigomba guhera kugera ku rwego uzagera ugatera imbere, ndetse ukabicyitegererezo, wangiza ukagenda uvuga ubuzima bwawe. Ahubwo ikintu bufasha abantu ni uko buza bukababera isomo, bukababera ishuri, babandi bakabona icyiza cyo kugira neza, aho ugomba kugira neza n'inyituro ugomba kuza kubona. Hari benshi tubona bagiye badufasha, bagiye batera imbere. Hari abatera imbere bakoresheje imbuga nkoranyambaga, hari abakoze bakoresha social media zirabatunga, ndetse zibagurira business, zibagurira n'ubuzima, ariko bagatekereza ko ari ukuboko kwabo cyangwa se ari ukwihiringa cyane. Ahubwo ntago ari ukwihiringa, ahubwo ni ukuvuga ngo buriya buri wese afite inzira agomba kunyuramo, ndetse n'ibizazana agomba guhuramo nabyo mw'iyo nzira y'ubuzima bwe, kugeza ku rwego azatera imbere. Yatera imbere akaza kubabwira ibyo inzira yahuyemo nayo, akaza kubabwira uburyo ki yubatse YouTube channel, yubatse business yifashishije ikoranabuhanga, ikaza kumufasha akaba big, nyamara nta mashuri afite ahambaye kurenza y'abandi. Ukaza gusanga umuntu yize amashuri menshi, yize afite ama bachelor's degree, afite ama PhD, ariko ubuzima bwaranze yabaswe wenda n'ikintu runaka, Imana nyine ntiyamugiriye umugisha. Niyo uzajya kumva ngo buriya ngo Imana ikunda abantu babakene, Imana ikunda abakene, Imana ikunda abantu biyoroshya, Imana ikunda abantu batishyira hejuru, ikunda umuntu uzumva ko mugenzi we atagomba kugira ikibazo ahari. Hari benshi baza akagenda agacuruza, yacuruza yashinga ayo mangazini akanga, nyamara hari undi uri ku ruhande ukora bigakunda, akaza kugenda akajya mu kiyede, akazamukira mu kiyede avuye ku mangazini yarahombye. Business yari afite y'amangazini, afite amamodoka akaza guhirima, business ikaza guhomba, agasigayira hasi, akajya gutangira ikiyede. Imana ikamufashiriza muri icyo kiyede, akagera ku rwego yongera gusubira kuri bya bindi yari afite, ndetse akanabirenga. Akaza gushinga kubaka ama etaje, akaza gushinga amakampani y'ubwubatsi, agatera imbere anyuze aho ngaho, nyamara yafite amafaranga, akaza guhomba, agatangira kuri zero. Ndabwiye ngo buri wese bafite umusaraba we, abafite inzira y'ubuzima bwe, abafite ahantu agomba kuzanyura kugeza ku rwego ubuzima bwe buzaba bwabaye bwiza. Icyo dusabwa gusa ni ukujya tugira neza, tukagira umuntu neza tutitaye ngo turaziranye, tukagira umuntu neza tutitaye ngo uyu ni umuvandimwe wanjye, tukagira umuntu neza tutitaye ngo uyu nguyu ni umuntu nyine wo hafi mu buzima bwacu. Kubera ko bababwira ngo umuvandimwe wawe ashobora kukwanga ugakundwa n'umuntu utari umuvandimwe wawe. Ushobora kuba uri imfubyi nta bavandimwe ugira, niba uri imfubyi nta muvandimwe ugira, icyo gihe impuhwe cyangwa se uzafashwa n'umuntu utazi. Kandi kuba ushobora no gutera imbere ukavuga ngo ntago mfite ngo abavandimwe, ngo abavandimwe banjye ntabwo mfite, nta muntu ugomba gufasha, kuko ngo njye namaze kugera kuri rwa rwego ntazegera ngira ikibazo, namaze kugera kuri rwa rwego ntazegera mpura n'ibibazo. Zirikana ko aho ngaho uri ushobora guhananuka nk'ivoka iguye hasi, ukaza gusubira hasi, ugakenera ko hari abandi bantu bakuzamura, babwira ngo aho byiriwe siho birara, kandi aho biraye siho byirirwa. Byose bituruka ku mipango y'Imana. Utazabona rero waragiye ukaganguza, ukicara mu biro byiza, ukagenda ugahembwa amafaranga meza, ukagenda ukarya ubuzima, ukagenda mu madege, mu business class. Nagiye mbona hari abantu bagenda babivuga, akitwaza ubuzima, akagira ngo aho ngaho uri nta bandi bahahoze, aho ngaho uri nta bandi bazaza bakagusanga ndetse bakakurenga. Ni gute uzumva umuntu
yari umukire ku rwego. Ndagira ngo mwebwe mukurikire MPO mugende mubanze muzirikane, murebe mu buzima mwabayemo, murebe story y'ubuzima bwanyu, urebe kuzamuka kurinda ugeze aho ngaho, urebe abantu bari batunze bahombye, cyangwa se abantu bari bafite byinshi byayoyotse nk'umuyaga, urebe babandi bapfuye basize ibyo basize, ndetse ukareba ko yipfuye nta na kimwe ujyana, bisigaranwa n'abandi. Icyiza rero ngiye mbona ni ugufasha umuntu kugira ngo uzasige nk'uri musozi, ni ukugira neza, ni ukwirinda ko uzazana ubuzima bw'umuntu ku mihanda, ukirinda kuza kubangamira umuntu, cyane ko buriya utamubangamiye wabaho nawe akabaho. Ntuzitwaze icyo uri cyo, witwaze imbaraga ufite ku muntu, witwaze imibyimba ufite, witwaze akazi keza. Ni bangahe twagiye tubona bajya gukomeza ubuzima muri gereza bakanayisaziramo kandi bari bafite amafaranga, bari bameze neza. Ni bangahe twabonye bari bafite byinshi, ariko akaza kurangira arwaye iyi mivuduko, arwaye ziriya ndwara, ndetse akaza gupfa ari gutonyoka, nta kintu na kimwe kigomba kumurengera. Akajya kwivuza hanze, abaganga bose bikabarenga, akajya kwivuza ntagire ahantu akazenguruka ahantu hose hashoboka, abadogiteri bose bise akabageramo, mu mpande enye z'isi hose akagera ari kwivuza, ariko bikageraho bikanga, atavuga ngo abuze amafaranga. Nyamara hari abandi bantu bari kurwarira mu bitaro, babuze kivurira, babuze ubagezaho ingemu, babuze umuntu ushobora kubishyurira, ushobora kubarengera. Hari abantu bagombye kuba urengera, bababwira ngo ineza burugiriye umuntu ni n'umwenda ubitse ku Mana, kandi n'umwenda ubitse ugomba kuzishyurwa. Iyo utanawishyuwe buri umwenda ukagera no ku mwana wawe. Ushobora gukora neza none, ushobora kugirira neza none umuntu, ushobora kugaburira neza none umuntu, we ukazabyiturwa n'abavandimwe bawe, cyangwa se ukazabyitura bikazagera ku mwuzukuru wawe akagirirwa ya neza wowe wagiriye umuntu utanazi wo ku muhanda. Ariko kubera Imana yonyine ibizi ngo ndakora ibi ngibi, ibizi ngo uyu muntu ni umuntu mwiza yagiriye abantu neza, ikazazana undi muntu mu gihe we buzima bwanze, cyagiye ubona byaranze, ukabona hari umuntu uje arakuremeye, akuzamuriye ubuzima utabitekerezaga, kubera ko ya neza wagiriye umuntu umwe, cyangwa wa muntu wahaye ikijumba cyo kurya, wa muntu wahaye igiceri cy'ijana agikeneye, wa muntu wagiye kugemurira ku bitaro yabuze kivuri, yarabuze umugemurira, wa muntu wagiye kwishyurira amafaranga y'ibitaro yarabuze uyishyura. Hari benshi babayeho mu buzima bubi, hari benshi babayeho batishimye. Kubera iki? Kubera ko nyine isaha y'Imana itari yagera. Icyo dusabwa rero, ngewe njya nirebwirira abantu bakurikire MPO TV, icyo dusabwa ni ukugira neza, kubera ko ineza ugira neza ukayisanga imbere, nunagira nabi uzayisanga imbere. Hari abantu ngiye nagiye niyinspiraho, buriya bavuga ngo nta muntu utagira umuntu areberaho, bagiye bagira neza kugira ku rwego nanjye ubwaye nagiye nifuza ko nazaba nkabo, akagira neza mu bintu bike. Si bari bafite ibya mirenge, nta buzima burenze bari bafite, ariko kubera ko afite ineza mu mutima we, wowe ukamureba ukavuga ngo uyu muntu ngomba kugira gute, ngomba kumwigiraho, nkamwigiraho, nkaba nkawe, byibura nanjye hakazagira umuntu utekereza ko akavuga ngo uyu Peter mureba hano ameze nk'uriya muntu nge narinzi, cyangwa se ubuzima abayemo n'uburyo afata neza abantu, ameze nk'uriya, akangereranya nawe. Cyonyine nanjye nkumva hari urwego nshobora kugeraho nkagereranywa nawe, kubera ko buriya nujya mu bitaro, ubundi icyiza iyo ushaka kureba ko umubiri tuba dufite cyangwa se ibintu dutunze ari ubusa, cyangwa se ibyo utunze ari ubusa, ubundi wirata umubiri. Uzajye mu bitaro, nujya mu bitaro uzareba uzasivayo wamaze gufata, wamaze gushyira urushyi ku munwa, ndetse uzahita ubona ko ibyo ufite byose ari ubusa. Kubera ko hari abantu bafite amafaranga, umuntu agasanga amaze imyaka igera muri 5 arwaye mu bitaro ateguka, ubona ari amashuka gusa, ataravuga ngo yabuze amafaranga ayafite. Yaragiye mu Bushinwa, yaravugiye mu Buhinde kwivuza, akajya za South Africa, akajya za Burayi akivuza, akajya he akivuza, akaza kujya agenda anyodoka umubiri, ugenda unyodoka, atavuga ngo nabuze amafaranga, atavuga ngo simfite famiye, atavuga ngo famiye yanjye yarantereranye, no kurya atabishobora kandi afite ibyo kurya.
no kugenda atagenda, ahora aryamye bamusukutuza bamugaburira nk'umwana w'uruhinja, kubera ko nyine ubuzima ni ubuzima tugomba kubunyuramo. Hari igihe twagenewe, ariko buriya bakubwira ngo nta kidashoboka, kandi ku muntu uwo ari we wese aho waba uri hose wowe kuri iki kiganiro, wowe umaze kujya umenyera uburyo tutwaramo ibiganiro byacu, hari benshi dushaka ko tuzajya tuzana kugira ngo dutange ubuhamya bwa nyabwo bw'ubuzima, uburyo ubuzima bwagiye bugenda, uburyo bashobora kukubwira ngo nari mfite ibi ngibi, nari imeze gutya, mfite ubuzima bwiza, biza kurangira bugiye buhombye, ntangira kugarura ubwenge ubu ngubu. Hari benshi tuzi umuntu akubwira ngo ngewe kera nari mfite amamodoka 3, nari mfite business niyi, ati nakoraga ibi ngibi, ati najyaga kurya, nariraga ahangaha, ati najyaga gukarabira ahangaha, ati cyayi nakinyweraga muri za Mariyoti, ariko ukaza kureba ugasanga nta n'inkweto yo kwambara afite. Kubera ko nyine Imana uko ibishaka ishobora kukwambura igahundi yimye, cyangwa se wa wundi yimye wa wundi yahaye ikamwambura, igaha wa wundi itegeze iha, cyangwa se wa wundi yahaye ikamuteza ikindi kintu gishobora gutuma n'ubundi bya bindi bye byose bigenda biyoyoka, akaza guhura n'inyatsi. Mu by'ukuri mu bintu bisa nkaho ari amanzaganya, handi bishobora kugera ku rwego wowe nta kintu ugomba gukora, ugomba gutegereza ukavuga ngo ni ibi nyine nuko byagenze, ibyawe bigashira ubireba. Yewe amaze akatezwa cyamunara, ugafatwa n'uburwayi, ibintu nk'ibyo ngibyo utazi ngo bituruka hehe. Icyo usabwa we ni ukubana neza n'abantu, kubera ko wirata ubutunzi yirata umubiri. Reka nshime rero, nshima abantu dukomeza kugenda tubana natwe, bakomeza kudukurikira umunsi ku munsi, abakurikira MPO TV, abakomeza kugenda babana natwe. Wowe ikiganiro kigezeho bwa mbere, icyo usabwa ni ugukanda subscribe kuko iradufasha cyane, ndetse ugakanda no kuri like, ugakanda no kukazogera, kugira ngo ibiganiro byacu uburyo bizajya tubirekuraho bizajya bikugeraho, ndetse bikugereho mu ba mbere. Urakoze cyane. Niba wakunze video, wakunze izi nama zirimo ikiganiro, sharing iki kiganiro cyacu kugira ngo kigere ku bantu benshi. Urakoze cyane. Ciao. Imana nibane nawe kandi nigushyigikire mu byo ukora byose. Duhure mu biganiro bindi bikurikiraho. MPO TV.